muri conclusion ye yerekana ko indege ya Habyarimana yarashwe n'abahezanguni bashakaga gukora genocide, kandi koko ni kukuri. Wambwira ute se ko Habyarimana yarashwe n'inkotanyi? U Rwanda si cyo gihe habaga indege imwe gusa ya perezida, yakabiri ko hari ninjoro. Uvuga ngo ugomba kurasa iyo ndege ari muri control tower, arakurikira indege kuri screen, arayireba ivuye aha igeza aha ikugeze hejuru yirasa. Hago wakwikorera ikompora ukagenda ukicaraho indege iciyeho nuko ko warasa iyo ari yo yose. Cyo cyose bifitanye connection. N'abantu bajijutse bize nibyo mukwiye kureba kugira ngo iki gihugu muzagisigarane mu gihe cyanyu cy'imyaka yanyu, kukiyobora mukiyobora mu buryo nyabwo. So iyi dinayo yose rero niyo mpamvu nababwiye ngo genocide irategurwa, igashakirwa ibikoresho, igakorwa, igahagarikwa, igahakanwa, igapfobwa, noneho nyuma hakazabaho ibi byose byo kwiyubaka. Izi process zose rero twagiye tuzinyuramo, ubu rero turi mu kwihakana no kwipfobya. Igituma ihakanwa noneho bakayipfobya kandi bikihuta n'isi ahigeze ikoranabuhanga. Mbere hakiriho kwandika bwa kuriya, nka kwandikira agapapuro ugatwarira gatete i Nyanza, byajyaga gutwarira igihe. Ariko ubu mu isegonda ngaho tuvugiye utanga message ushaka gutanga ku isi hose kandi kahakwira. Abapfobya rero abahakanyi ba genocide biraborohera. Genocide yarateguwe, turayizi. Genocide njya mbwira abantu ngo izwi n'abantu babiri. Na genocide buriya ntabwo muyizi kubera ko yabababaje abiciye abantu. Ariko ahari hasigaye mwarihishaga, warebaga ukavuga uti sinshaka no kureba mu muhanda. Ariko abayikoraga n'inkotanyi zayihagarikaga nibo bayizi. Uwayikoraga ntacyo yatinyaga, ntacyo yihishaga, yayikoraga ku mugaragaro. RPA nayo yamuvingaga ku mugaragaro ba genocide. Bayita amazina menshi. Murikaho bavuga ngo afande yabujije isi kuza guhagarika genocide. Koko afande wari inkotanyi ifite abasirikare ngira ngo 10,000 na bingahe, dufite bwa Karanekovu na bwa RPG, yajyaga kubuza ate biriya bikoko byajyaga gupfuka iki nyine gusa niba hagurutsa indege 10 zonyine. Ubwoba bw'abajenosideri, niba hari abantu bagiraga n'ubwoba abajenosideri barabambere. Ugahagurutsa biriya bikoko by'ibidege bigahagarara hanga mu kirere gusa, hakajya yacishamo umuntu mikora akavuga murongera kwica umuntu turabamara. Hari wajya kongera kukubura n'uza se. Ubwo si mutanyi yajya guhera he abuza amahanga guhagarika genocide. Yabiheraga. Ariko ho babihera, kose amahanga yagize uruhare rukomeye muri genocide yakorewe Abatutsi. Kubera ko ntacyo yakoze, uyu munsi niyo mpamvu ubona aba genocidaires bakoreshwa na bamwe muri abo ngabo bavuga ngo afande yabujije amahanga guhagarika genocide. Yashobokaga bitese. Tariki je aho nibukira itariki 7 kandi nibwo yaduhaye amabwiriza nimugoroba, tugateguye ingabo ku muhanda yazibi bitwe ingabo, baravuga ati mwitegure. Kigaragara nuko leta y'abatabazi irimo kumara abanyarwanda igice kimwe. Cyo gihe nandwe yari yakiswe genocide, mwaguruke mutabara abantu. Ikimenyimenye kigaragaza ko afande yagabye ibitero byo gutabara abantu. Imitwe y'ingabo ko yayigabye mu gihugu hose. Use ingabo zajya kujya Rusumo ngo ziviye zijye zazaza, izindi zijye Ruhengeri, zikomeza zijya za Gisenyi, zajya gukora yiki? Buryo bwa gisirikare ushaka ubutegetsi, ingabo zose zajya kumuvinga zose direction ziza mu mujyi wa Kigali. Tugafunga uyu mujyi wa Kigali, twari dufite ubushobozi bwo kubikora. Tukawukubita, tugafata ubutegetsi. Ariko mission ya fande yari ugutabara abanyarwanda bicwaga.
mwiruke mugana aha twese twagendera ku mabwiriza. Ntabwo umugabo yaryamaga, ntabwo yaruhukaga umunota n'umwe. Icyombo buri mwanya na telefoni zabagaho, ariko icyombo buri mwanya cya message za fande zabaga zisimburana ku kanya. Waba ukigana hanga akakubwira ati mbonye message irukanka, noneho uganirwa magana. Mwana ukigirwa magana akakubwira ati ahubwo mugani ka Rubamba. Waba ukigirwa, ubwo ndavuga giye mu bice byo twaciyemo. Byo byose kwari kurwana n'abajenosideri kugira ngo arebe ko hari icyo yaramira muri iki gihugu. Ingengabitekerezo, hari ibintu twagiraga mu ishyamba nimugoroba twitaga bipindi vya utamaduni. Bipindi vya utamaduni nimugoroba twaruhutse, abasirikare barapiye, twaririmbaga tugakina, noneho abapolitisi nk'aba bakaza bakatwigisha amateka. None abantu bakwigisha amateka nkatwe babana tutakuri mu matiku niki, kuvuga turi kabona umwe rakabye. Bakakwigisha amateka ya parimutu niki, ntabwo twabyumvaga. Ariko reka mbahe ingero zifatika. Tugeze dukuyemo ikigo cya Gabiro, tugeze Gatsibo hari umuntu atambuka cy'imbere yiruka, umwana w'umusirikare yibeshya ko ari haduye, ararasa. Arashe dusanga n'umudamu isasu ryamufashe nk'aha ngaha riti. None wa musirikare namukubita cyane. Ntabwo atafanda ati no murasha accidentally, ntabwo nabimenye ko ari umusivili. Ariko arangira ngo atareka fanda. Ati uramubita utya? Ati yewe uzi ko naba n'uyu nguyu murasha accidentally kandi abayeho. Atari kuzi ko aho tujya nta muryango wanjye n'ubusange. Igisirikare kiri aho ngaho, urumva natwe imyaka twari turimo iriya myaka ga n'imibi, myaka 28 9 uri umusazi nawe. Igisirikare gavuga iki ni kiginga gusa, nta bwenge gifite iki. Kira tundoke dukorukiye aduyi. Tugera ahantu hitwa Kiziguro, turwana kuva mu gitondo. Kiziguro hari mu nzi z'abarundi. Abo bantu bisha abantu bamaze abantu hariya Kiziguro. Nuko twakaje ubwo impunzi zahunze zagiye, tuhasanga abasirikare bari Kiziguro, bahunze Gabiro. Uwitwa Colonel Nkundiye yaje operation headquarters yazishyize Kiziguro. Turwana kuva mu gitondo, ngira ngo twatangiye kurwana nka saa 2, twabakura saa 12 za nimugoroba. Twabakura hariya mubona urwibutso rwa Kiziguro, hirya y'umuhanda gutya uturuka ino ni ibumoso bw'umuhanda, uva mu Mutara ni iburyo bw'umuhanda. Hari akantu k'akazu, noneho ko turwana tuza twirukansa duca muri urwo buzu n'ubutoki, tugira ku kazu. Hasimbukamo umwana w'umukobwa muto, afata umusirikare wacu, mufata ararumaraye, tukabona n'umusazi. Ariko guka kamuruma afite amabere arenda guturika. Uko aruma umusirikare niko avuza induru, munyeke mwagapfa mwe, mwanyeciye umugabo, mwanyeciye umuryango. Umwana yasaze, turafata. Inyuma ye hari ubuntu bw'ubugabo butatu bwo bwapfuye kare. None ubwo bukajya bwongorera bukatubwira ngo mutubabarire nimuduteme muturase. None ko twagafasha wa mwana ukuntu yafashe wa mukobwa n'abandi basirikare baramufasha. Inyuma yanjye hari umwana mwene wabo, ngira ngo umukobwa yabonye. Amubonye wa musirikare aricara atangira kurira. Umukobwa agira atya, tubona zambaraga acitse intege agiye hasi. Wa mwana uyu ninde? Ati ni mushiki wanjye kwa data wacu. None dutangira kubaza babagabo batatu kare, turababaza ati habaye icyano? Bati baratwishe, baratumaze, bati uyu mukobwa ejo bamwatse uruhinja rwe, bata ku kizu, pushira uruhinja, umuryango wa seruko wose bawumaze. Iki ukumva n'ibisazi, ukumva ntabwo bishoboka. Ariko kubera ko turimo turwana aho ngaho ku kajagari k'intambara, kumva impumuro itameze neza. Hano se arahumuriye. Umwe muri abo ngabo aratubwira ati kiriya cyobo mureba hariya, ruya rwibutsaho ruriya rwa Kiziguro, ati niho bajugunya abantu bose, ato batemaga bose n'abandi bazima, ati harimo n'abantu bazima.
dukomeza twirukanka turwana n'aduyi tujya Kiramuruzi. Tubwira abasirikare bamwe muraraho mu gitondo muze kureba icyo cyobo. Kuko ni kwamenya jenoside turikomereza turigendera. Mu gitondo cyaho Colonel Bagaba akajya duhamagara ati dukuyemo abantu bazima, dukuyemo 3, dukuyemo 4, dukuyemo 5. Ariko urumva nk'umuntu utabirimo ntabwo twabyumvaga. Afana duha message. Aratubwira ati hari ahantu barimo kwica abatutsi benshi ahantu